Abantu benshi batekereza ko ubukene buturuka ku kubura amahirwe, amashuri, imiryango ikize cyangwa igihugu kibi, ariko ukuri ni uku, abantu benshi bahera mu bukene kubera ingeso bakomeza gukora buri munsi batanabizi, akaba ariyo mpamvu twahisemo kubabwira ingeso 5 zikomeye ziza abantu mu bukene n'impamvu zikomeye cyane ndetse n'impamvu ukwiriye kuzigaranzura kugira ngo ugere ku nzozi zawe, kugira ngo ubane natwe kugeza ku ngeso ya 5 kuko niyo abantu benshi batsindirwaho kubera kutayimenya. Ingeso ya mbere, gukerereza ibintu, ibizwi nka procrastination. Uba wibwira uti nzabikora ejo, nzatangira ejo, nziga ejo, nzashaka akazi ejo, mbese ukumva imbere yawe hari igihe gihagije cyo gukora ibintu wakabaye ukora aka kanya. Iyi ngeso ni umwanzi wa mbere w'iterambere, akaba n'indwara igumisha abantu benshi mu bukene. Impamvu iyi ngeso ikomeye cyane, gutinza ibintu bituma utakaza igihe, kandi igihe ni umutungo urusha cyane agaciro amafaranga, akaba n'igishoro umuntu ufite ibyo ashaka kubaka. Umuntu utinze ibintu ahora mu myanzuro, ntajya atera intambwe ngo atangire ibikorwa, ahora ategura. Abantu bateye imbere ntibategereza ko bumva biteguye, baratangira ndetse niyo baba bumva bagifite ubwoba. Ukuri kubabaje cyane kuri iyi ngingo ni uko abantu benshi bageze mu myaka ya za 30 kuzamura bataragera ku kintu na kimwe, ntabwo ari uko baba batarabishoboye, ahubwo ni uko baba baratinze gutangira. Nawe niwisuzuma ugasanga iyi ngeso uyifite, umenye ko gutera imbere kwawe bikiri kure cyane nk'ukwezi. Ingeso ya kabiri, gukoresha nabi amafaranga. Ingeso yo gukoresha nabi amafaranga ibizwi nka financial indiscipline. Kugura ibyo udakeneye, inzoga, itabi, urumogi, amakarito adafite umumaro, gusesaguraho, kwizigamira no gushora. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane. Impamvu ikomeye cyane, amafaranga make ukoresheje neza ashobora kubaka ubukire, ariko amafaranga menshi ukoresheje nabi ashobora kukuganisha mu bukene. Urugero rufatika hano, umuntu unywera 2,000 buri munsi akabinywera inzoga, kwezi amaze kunywera 60,000, naho mu mwaka amaze kunywera 720,000. Aya mafaranga ashobora gutangira business, kwiga skills nshya, ubumenyi bushya, minerivare y'umwuga wamuteza imbere, kugura ibikoresho ndetse n'ibindi yatangizamo business, ariko ugasanga amafaranga yatakaza mu bintu bidafite umumaro. Ingeso ya gatatu ni ingeso yo kwishimira bike cyangwa se kugira ambition. Ati njye sinifuza byinshi, ntaho nabikura, sinjye byagenewe. Ibi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Impamvu iyo udafite icyerekezo kinini, ubwonko bwawe ntibushaka inzira zo kukigeraho. Abantu bateye imbere bagerageza kureba kure, ntabwo batekereza gusa uyu munsi. Ukuri kutagibwaho impaka kuri iyi ngingo ni uko kwemera ubuzima bubi atari ukwicisha bugufi gusa, ahubwo ni ukwima amahirwe. Ingeso ya kane ni ingeso yo guhera mu bantu mudahuje intego. Aha turavuga kugira inshuti zikunda inzoga, amatiku, gutakaza igihe, gutuka abateye imbere n'ibindi nk'ibyo. Impamvu iyi ngeso ikomeye cyane, nawe uhita uhinduka ibyo uganira. Inshuti zawe zishobora kugukurura ukajya hasi cyangwa hejuru. Ukuri kutagibwaho impaka kuri iyi ngingo, niba uri mu bantu nta n'umwe urota, nta n'umwe uharanira gutera imbere, nawe amahirwe menshi ni uko uzamera nkawe. Rero inshuti nk'izi ugomba kuzirinda nk'uko urara mu nzitiramibu kugira ngo imibu itakurya. Ingeso ya gatanu ndetse ari nayo ya nyuma, ni ukwanga kwiga cyangwa se kwanga impinduka. Umuntu uhora uvuga ati sinshaka kwiga, ibyo ni ibyo abize, biragoye cyane ko yatera imbere mu buzima bwe. Impamvu iyi ngeso ikomeye cyane, ntabwo ushobora kubona ko isi ihinduka vuba. Ubumenyi ni ikintu kinini cyane kiruta impamyabumenyi. Skills nshya, ubumenyi bushya bungana n'amahirwe mashya. Amahirwe mashya nayo angana n'amafaranga mashya. Icyo ukwiriye kumenya cyane, ntituba abakene kubera kubura amahirwe, ahubwo tuba abakene kubera ingeso dufite. Iyo uhinduye ingeso, imitekerereze nayo irahinduka, ibikorwa bigahinduka, ubuzima bugahinduka. Niba wabanye natwe kugeza ku ngeso ya nyuma, ni ikigaragaza ko witeguye guhinduka. Kora subscribe ubane natwe mu bindi biganiro bibagezaho hano kuri Iwacu TV.